dushimye Imana ko yongeye kuturondera uyu mwanya kugira ngo tube imbere y'ubwoko bw'Imana. Yego. Turaterana kenshi nubwo hari tudashobora kugaragara ku murongo, ariko cyangwa ngo dukore presentation twibwirana cyangwa dusezera, ariko turaterana kandi turi abanyamuryango b'iri torero ryo ku murongo. Yego. Tuba turi kumwe. Yesu ashimwe. Amen. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni uko twagiriwe amahirwe yo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Yego. Burya iyo umuntu aganira ijambo ry'Imana, abantu baganira ijambo ry'Imana baba barisangira nabo bari kuryumva. Tugiye kurisangira, ngiye kuriganira namwe baryumva, ndetse n'abatari ku murongo aya masaha, kuko narebye ku rubuga nsanga ni abantu bamaze kugera 840. Ndarebye mu kanya, umwaka ushize bari nka 400, ngira ngo niba ndibeshye. Igihe ngewe naje ku rubuga bari 400, none numva bamaze kwikuba. Ni ishimwe rinini cyane. Dushima Imana ko abantu bakomeye kuza kwegera Imana cyane cyane mu buryo bwo gusenga no gusangira ijambo ry'Imana. Sinari wibuka ijambo twaganiriye umwaka ushize. Ngira ngo hari amagambo abiri twaganiriye, simvuga yo nsomye, ariko yaragenderewe. Naganiriye hari amagambo abiri. Rimwe twaganiriye ijambo ryo kubaka ku rufatiro. Irindi twaganiriye ijambo ry'igicaniro. Ndabona ubu biragoye kugira ngo abantu babe babona ibyumba by'amasengesho, haba ari aho abantu bateranira, haba ari mu mazu y'abantu. Nta igitekerezo ntari bigoranye umuntu yashyira igicaniro mu modoka ye. Yego. Sinzi urushiko yacu mbora niba byibuka. Ndabyibuka. Amen. Amen. Ko umuntu niba adafite ahandi yashobora gushyira igicaniro cy'amasengesho, ko yagishyira mu modoka ye cyane. igihe agiye mu gitondo, agiye kujya mu kazi, cyangwa nimugoroba agiye kujya mu kazi, agafata umwanya wo gusenga. Yego. Cyangwa niba byenda aho asengera, aho ahagurukira atameze neza, akagenda yagera mu nzira agakata, akagira agahanda yaparikamo, akabanza agafata umwanya wo gusenga. Atashye nanone ni kwa kundi. Yego. Ndabyibuka icyo gitekerezo naragitanze. Sinzi niba hari ababigerageje. Njyewe nagitanze kubera ko narakigerageje. Icyo nabonye uburyo bufatika bw'abantu bumva, nabonye ni uko Imana yanize impanuka muri ubwo buryo, ariko hari nuko cyamaze kuba icyumba cy'amasengesho, hari byinshi Imana ikora. Amen. 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 Uyu munsi turaganira ijambo risa nkaho ryihariye tumenyereye cyane, ariko nashatse kuri ikindi cyerekezo. Ni ijambo ry'ivugabutumwa. Yego. Ni ijambo ry'ivugabutumwa. Reka tubaze dusome mu byanditswe byera n'indangiza, ndagira icyo ndivugaho mu mwanya muto. Dusome mu butumwa bwa Matayo. Yego. Ndagerageza gusoma njyenyine kugira ngo nihute. Ubutumwa bwa Matayo, isura ni 28, ivesi ni 18. Matayo isura 28, ivesi 18. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo, nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose,
kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Amena. Amen. Amen. Ni muri Matayo nsomye Matayo isura 28 umurongo wa 18 turahazi cyane. Dusubire dusome mu Bakorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice ni 9 umurongo wa 16. Yego. Abakorinto ba mbere isura 9 verse 16. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata kuko ari byo mbatirwa gukora, ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Amen. Reka nsubiremo. Iyo mbwiriza ubutumwa singira icyo nirata kuko ari byo mbatirwa gukora, ndetse ntavuze ubutumwa nabona ishyano. Amen. Amen. Reka turangize mu byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 31. Yego. Ibyakozwe n'intumwa ibice 4 sura 4 verse ya 31. Bamaze gusenga aho bari bateraniye, haba umushitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Amen. Amena. Amen. 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 Kuko tuganira ijambo ry'Imana, Yego. rifite umutwe wo kuvuga ngo dutinyuke tuvuge ubutumwa mu mahanga twatumwemo. Dutinyuke tuvuge ubutumwa mu mahanga twatumwemo. Yego. Ahabyenda umuntu uri muri Kongo yavuga ati se uyu mugabo kwaza ngaho yikunze yatekereje aho ari. Njyewe ni muri Amerika muri state ya Arizona. Ariko ijambo ry'Imana riratureba twese. Kandi sinibagiwe abari Uvira, abari mu Minembwe, abari Kinshasa, abari Goma, Bukavu, ari iwacu hose. Naho deja uwambutse Rusizi akajya i Burundi ari mu mahanga, uwambutse Rusizi akajya mu Rwanda ari mu mahanga, uwagiye Uganda kugeza za Kenya n'ahandi. No muri aya mahanga yino. Yego. Twatumweyo kuvuga ubutumwa. Impamvu natekereje ijambo ni impamvu nka 3. Iya mbere nuko narasuzumye nsanga byibuze tumaze imyaka 60 twarabwirije ubutumwa bwuzuye, kandi hafi abantu bose barakijijwe iri iwacu. Yego. Ndeba byihuta bisanzwe, nabonye nta kandi wabatizwe ngira ngo mbere yabatizwe mu 1922, umwaka w'1922. Kuva ubwo abandi bagiye babatizwa, hari abantu bagiye bandika ku mateka y'agakiza iwacu, abandi bagiye babatizwa. Nafatiye ku myaka hagati ya 50 na 60 usanga abantu bo mu myaka yacu n'abandi bari bafite imyaka iri mikeya kuri twebwe bavutse iwacu hari agakiza. Yego. Kuvuga ngo dufite agakiza kuzuye tugomba gusangiza abandi, tugomba kujyana amahanga tukabwira abandi. Amen. Igihe cyo kuvuga ngo twite ku byacu cyangwa duhindukire tujye kubaka amatorero y'iwacu, cyangwa aho turi twubaka amatorero twenyine twiherereyemo, kugira ngo cyararangiye. Imyaka 60 isaga, dufite igihe cyo kuvuga ngo tubwira abandi ubutumwa. Amen. Amen. Amena. Tubwira abandi ubutumwa. Impamvu mbivuze, nashyitse hano muri iyi state mvuze mbamaze umwaka. Nsanga hari abantu bafasha mu magrupe home, nsanga hari abantu baba mu mihanda y'iwacu barahaba. None nsanga hari abantu benshi baba mu mihanda, hari abandi benshi
bavuye mu matorero, hari amatorero menshi kandi afite amaparisere meza n'insengero nini ariko zifite abakristo bake yego bake cyane. Noneho ni Burayi narahabaye, iho hari amasengero nabonye yahindutse aho gushyingura imibiri y'abapfuye, hari andi bagurishije bahindura ibindi bikorwa by'ubucuruzi n'ibindi, hari andi make yasengerwamo n'abasaza. Ibyo ngibyo mvuze abantu bari Burayi ba Aimable barabizi, n'abandi bariyo, njyewe nabaye mu Bubiligi, Jeremy arabizi. Kuva icyo gihe numva ngize uwo mutwaro wo kuvuga ngo ese kwiwacu twakiriye ubutumwa, tumaze kugira maturité mu butumwa, tumaze kugira ubutumwa bwuzuye, yego kuki dukomeza kubwihererana ntitubujyane mu yandi mahanga, tubujyane mu yandi moko, ntitubujyane mu bihugu twagiyemo. Nicyo cyatumye mpitamo aya magambo nasomye. yego Nasomye iri jambo rya Pawulo numva rinteye ubwoba. Iri nasomye mu Bakorinto ibice 9 umurongo wa 16. Mu Giswahili bavuga ngo ole wangu nisipoitangaza injili. Nje niba ndavuze ubutumwa cyane. Ntekereza ko sinjyewe njye nyine sinjyewe njye nyine ubitekereje, sinjyewe njye nyine ubivugije, hari abaza mu butumwa. Ariko icyo natekereje nuko sinamenya impamvu ubutumwa tubugarukiriza kuri twebwe twenyine. Ndavuga abantu bavuye mu biyaga bigari, tidutinyuke ngo tububwire n'abazungu, tidutinyuke ngo tububwire n'andi moko. Hano aba black muri Amerika bahari, yego barabuza, hari n'abandi batabuzi, benshi batabuzi. Kandi ubu hari akaga gakomeye ku itorero cyane. Ejo bundi numvise hari umushumba uvuga, njyewe sinanimbizi ko ndacyari mushyashya, ko muri mu Methodiste hano muri Amerika basigaye baha inshingano abatinganyi. Noneho njyewe ntekereza ndavuga nti buriya abantu bahinduye ubutumwa abandi ntabwo bazi. Yego Abakiri mu matorero bahinduye ubutumwa abandi ntibabuzi. Simvuga ngo ni bose bari mu matorero babuhinduye, ariko hari abo babuhinduye, hari n'abandi benshi batabuzi. Hano nasengeye no mu matorero y'abazungu, yego ariko usanga ni umubare muto, ayandi matorero ntibagisenga. Noneho ndavuga nti se ko twamenye ubutumwa, tukaba twarabumenye, tubukuriramo, turabumenya bihagije, umuntu asobanukiwe icyaha, twese uko turaha kuri uyu murongo. Umva mbageze namenye ko abantu bari kuri uyu murongo ni abayumva. yego Abantu ba mu masengesho, ni abantu ba mu gakiza, si abantu bashyashya, si abantu babandi bakirimo bakizwa, bagishakisha kumenya agakiza, barakazi. Abakozi b'Imana abari hano bose ni abakozi b'Imana, ababwiriza, abaririmba, abasenga, bose ni abakozi b'Imana. yego Ndavuga ni njyewe ni mwebwe nabwira, nanjye nibwira ko tugomba gutinyuka tukavuga ubutumwa. yego Tukavuga ubutumwa muri aya mahanga turimo. Nabivuze ni mu mahanga, ni mu Rwanda, i Bugande, mu Rwanda ni mu mahanga, i Bugande, muri Kenya, ni Burundi. yego Icyifuzo cyane ni ukuvuga ngo dusohoke mu matorero yacu, tugende tuvuge ubutumwa yego mu bandi batari babandi tumenyereye mu matorero yacu. Niyo mpamvu nasomye iri jambo rivuga ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye, haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. yego Aha ni abakristo ba mbere, intumwa n'abigishwa ba mbere, igihe Petero na Yohana bari bamaze gufungurwa.
baraje basanga aho abandi bigishwa bateraniye n'intumwa barasenga bashima Imana, nibwo umwuka wera yamanutse. Umwuka wera arabatinya, bavuga ubutumwa bashize amanga. Dufite ubwoba ntekereza bwo kuvuga ngo ese aba bantu twabegera dute kugira ngo tubabwirize ubutumwa. Ahari ubwoba bw'indimi, bw'imico, bwo kuvuga ngo ntabwo twize bihagije kuvuga ngo tubwirize abo bantu bize bahagije, bazi amateori atandukanye, abazungu n'abandi bize cyane, twaheraye kugira ngo tubabwirize. Ariko ngira ngo icyo kibazo si icyacu. Umurimo wacu ni ukuvuga ngo tubanze tubyumve ko tugomba kubabwiriza. Yego. Igihe iwacu kwemera Imana kwaje, igihe agakiza kaje iwacu, amakuru twumva nuko abantu bazaga bamenya gusoma batarize, abantu bakamenya Bibiliya, abantu bagasenga batigishijwe gusenga, bakamenya gusenga, bakinjira mu masengesho, amatora arubakwa, imbaraga z'umwuka wera ziramanuka, kandi atari uko bagiye mu nyigisho zihagije, ariko umwuka wera arabigisha. Yego. N'uyu munsi twamasha tukavuga ngo turagurutse kuvuga ubutumwa. Umwuka wera yatwigisha, yatuyobora inzira twacamo, yatubwiriza icyo tugomba gukora, yatuyobora. Amagambo yo kuvuga ngo twezwe dukizwe tuzabona ubugingo, twarayize bihagije. Yego. Amagambo yo kuvuga ngo inzira twacamo ni iyo kuvuga ngo dusenge dusubizwe mu bibazo byacu, twarayize bihagije. Amagambo yo kuvuga ngo turashaka kumenya Imana bihagije, dusabane nayo, twarayize bihagije. Yego. Ndavuga muri iyo myaka byibuze 60, buri wese uraha yavutse agakiza kahari. Ntawavutse mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ibiri n'ibiri genda kandi yemeye na nyuma yawo. Amen. Amen. Dufite inshingano zo kuvuga ubutumwa kubera ko twabwakiriye kera, kandi mu by'ukuri tubwakira mu buryo bw'umwihariko. Ahasigaye ubu ni ukuvuga ngo tubutware mu bandi, bandi batuzaniye bibagiwe, abana babo n'abuzukuru babo bibagiwe. Yego. Abo nibo dufite inshingano zo kubwiriza agakiza. Abari muri Suwede, abari muri Norvege, abari hano muri Amerika. Naricaye ejo bundi ntekereza igihugu cya Wisire, wazanye itorero rya Methodiste. Yego. Ubu ugasanga urubyiruko rwahindutse ibiyobyabwenge, abantu babaye abatinganyi, abantu barenze ubupagani, bakora ibindi bisira birenze. Yego. Ndavuga ndetse kuki tutahaguruka ngo tubabwirize? Ndababwira impamvu natekereje iri jambo ryatuma dutinyuka. Burya tugira imbaraga ahari nuko ngenda ari uko tutamasha. Yego. Igihe nari mu Bubiligi muri 2015 arimo nkora PhD, no ubuhamya bumva nshatse kubaha. Narimo nsenga, nari mfite amasengesho y'iminsi 3. Yego. Ndimo nsengera ibibazo byanjye by'ishuri, ibibazo byanjye bindeba. Numva ijwi rimwe mu mutima ngo ningene njye gusengera umugore umwe wo mu bayobozi bacu aho muri university. Yego. Avuga ati numva n'ijwi risanzwe ndaryihorera. Numva ko rikomeza kuza. Rirampata rigeraho rimbuza amahoro, kugeza ubwo namashije ndagenda. Ndaza kubabwira ko twatinyutse twakora ibitangaza bikomeye, ndagenda. Cyane. Tekereze yari umuyobozi mu bayobozi banje muri university aho nakoraga doctor. Iryo jwi rije naravuga nti uyu mumama, uyu mudamu ndamutinyuka nde, umuyobozi wanje menyereye kuza aza kureba, nza kubaza iby'ishuri, ibibazo by'ishuri, nza kumutura, ndamubwira ngo nje kumusengera bigende gute. Ariko ngeza numvise nabuza amahoro umutima ndagenda. Kumare gutya ninjira muri office ye. Ninjiye
aranshuje nanjye namushuje ampaye intebe ndicaye aramenya ati se ufite ikibazo ntiragifite ngo yumve ndakivuza aramubwira ati se dukinge ubundi murabizi abazungu ntabwo basanzwe bakinga ofisi zabo yego arahagurutse wenyine arakinze arangiza araje aricaye namwe ni yeno umukristo w'umuprotesta yego katolike Imana yambwiye ngo ze dusengane ati none tubigenze dute fashe intebe nari nicayeho ndayikuruye ngwino wicare hano aragurutse araza yicara kuri ya ntebe namurambitse ibiganza ku bitugu ndasenga iminota ngira gutageze itarenze 3 yego uwo mama yahagurutse ari kurira ari mari kandi yari afite ibibazo bikomeye mu rugo rwe naje kumenya ko byakemutse amen kandi kuva ubwo tuba inshuti n'ubu turandikirana amen tiyigaza ambaza ngo se wa munyeshuri we nta kindi yambajije uretse ibyo nakoze ngo mare ndasohoka nta n'ikindi nanjye namubwiye yego none uza gusobanukirwa ko twagize twabihaye agaciro tukabisengera tukabyiyumvisha tukabirarira inkera tugasenga amasengesho yo kwiriza kugira ngo tuvuge ubutumwa Imana yo kingura amarembo cyane yo kingura amarembo tukavuga ubutumwa niba twaramenye agakiza ntabwo tugomba kukihererana n'ubutunzi twakiriye yego tugomba kubwira abandi abari muri Kenya babwira abasomali n'abayisilamu abasilamu ntaho batari abari Buganda hari abandi babwira yego hano muri Amerika muri Canada mu Australia ukagera ni Burayi murabyumva ndabivuga ku bamaze kuhagera n'abatarahagera bagifite za dosiye bategereje kuzana bari muri Kongo iwacu byenda bashobora kuza bagakora ingendo ni twebwe ndikubwira kugira ngo twibaza tutese ni gute byashoboka kugira ngo tuvuge ubutumwa twakiriye imyaka irenga 60 tutaragenda ngo tumenengane tugende tujye kubwiriza abandi agakiza nidushake tubitukirwe tubifungirwe tubizire yego hano twasomye Petero na Yohane arafunzwe Pawulo inshuro nyinshi yarafunzwe yego abatuzaniye ubutumwa barafunzwe tugira amateka nari katolike arirwe mu Rweba hari abapadiri bahaguye abasore b'imyaka 36 yego baje mu butumwa urabona abapadiri mvuze kuko narabumvise hari abandi benshi bazize ubutumwa turabizi hari benshi bazize ubutumwa hari abariwe n'inyamaswa ibyo byavuba simvuga ibya kera ubutumwa bwitangira kuvugwa yego ndifuza ngo iri jambo turitekereze nk'uko njyewe naritekereje abo nshaka kuvuga ngo tubwire ubutumwa nabo muri aya mahanga ari yabaye nk'aba kure y'iwacu kugera no muri Kenya simvuga ngo ni no gusa muri ibihugu biteye imbere ariko muri ibihugu biteye imbere hariho urgence hariho emergency yo kuvuga ubutumwa yego uyu munsi nofatwa n'indwara ngapfa mu by'ukuri ntaragira ikintu nkora yego ngira ngo nagenda umutima utaguwe neza kuko dufite iyo emergency yo kuvuga ngo tuvuge ubutumwa byaba ari imbere yuko dusubira iwacu byaba ari imbere yuko dutabaruka tuva muri gisi yego kandi ntacyo kwiregura twabona umumama utarize niyo uvuga ngo njyewe sinize niyo mpamvu ntavuze ubutumwa mu mahanga muri Canada yego Imana yakubwira ngo se gito mutasenge ubwo butumwa kugira ngo Imana ihagurutse abafite izo mbaraga zo kubikora yego cyangwa gito mutahagurutse kugira ngo Imana gushakire wo gusobanura ugenda gusobanura ngira ngo ikibazo kinini mu by'ukuri nubwo ntabiganiriyeho n'abantu benshi ngira ngo turatinya tuti
n'andi mituzi yego ubwenge ntidufite ubwenge buhagije bwo kuba twabasobanurira abantu bize za teologiya n'ibindi. Ikindi ntibatwumva cyane cyane, ntibatwumva, birukanka mu mafaranga, birukanka muri za gahunda zabo, ntibatwumva. Natekereje ngo tubisengere, yego niturangiza tubigire intego. Usenge tubwire Imana ngo nidukingurire amarembo yo kuvuga ubutumwa muri ibi bihugu Imana yatwoherejemo. Twaje muri ibi bihugu dufite impamvu zacu, yego z'umutekano, zo kuza gushaka imibereho, ariko hari impamvu z'Imana, ari impamvu y'Imana yo kutwohereza ngo tujye mu butumwa. yego Iyo mpamvu y'Imana njyewe numva isa nkaho ari yo nkuru, yego kuko twahisemo kuba abakristo, twahisemo gukurikira Yesu, kandi gukurikira Yesu si ukuvuga gusa ngo dukiranuke dutungane. yego Niba uzajya abwira nisuzuma umutima wanjye numve ko ntacyo nacumuyeho, ejo mbikore ntyo, cyumweru gishire mbikore ntyo, mfukame imbere y'Imana, sabane, numve ko twaganiriye n'Imana bihagije. Yego, ariko hazaba hasigaye ikindi. Bariya baturi iruhande, bariya duturanye muri quartier batarakizwa, ninde uzababwiriza atari twebwe? Bariya tubana mu mazu y'ama-etage, ninde uzababwiriza atari twebwe? yego Bariya tubana mu tuzi muri za companies, ninde uzababwiriza atari twebwe? N'abatwikisha saba barahari abadafite agakiza. yego Bakundwa n'Imana, iryo niryo jambo Imana yashyize ku mutima. yego Nasuzumye andi magambo twarayize bihagije yo kugira ngo dusabane n'Imana, dusenge, twiga ubutumwa bwo gukizwa. Twarakijijwe, hasigaye tubushyira abandi batabufite, babunyoteye ariko batazi aho. Nigeze ubwo nari mu Bubiligi, nigeze kujyana utudwadepuriye flowers, ndushyira umwana w'umukobwa twari twegeranye, twari ducanye ibyumba bikurikirana, none umuhaye akadepuriye. Ubu cyane n'amajisi kutazuje gusenga, atereka twebwe ntidusenga, twebwe n'ababyeyi twese muri famille ntidusenga, dutunzwe na morale. Ati dutunzwe na morale, ni nko kuvuga ngo batunzwe n'umuco. Uwo munsi nagize agahinda, umwana w'imyaka 18 ngo batunzwe na morale, famille yose ntibasenga. Ibyo turabizi, si igihe. yego Ariko dusaba Imana kugira ngo ikingure amarembo, kandi tubigire intego kugira ngo tubwirize ubutumwa. Ntitwumve ko ikihutirwa ni ugusubira iwacu kujya kuvuga iwacu, cyangwa kuvuga ngo tugwize amatorero yacu hano dutuye. Ikihutirwa ni ukuvuga ngo aba baturanyi batwakiriye, batugize inshuti, bashaka no kuduha ubwenegihugu babuhaye abandi, natwe bazabuduha, n'abari inyuma bazabubaha, batwitaho bakaduha ibyangombwa. Tugire intego yo kubabwiriza agakiza, intego yo kubagenderera. Hari inzira nyinshi twakoresha, inzira z'amasengesho, inzira zo kugenda tukabegera, inzira zo gukora amanama, inzira zo gukora ama-association, tugaterana, tugakora, abantu 5 bakishyira hamwe, abantu 20 bakishyira hamwe, tugakora za association. Tukwiye gukora kubwiriza ubutumwa abo twaje dusanga batabufite. Imana izabitubaza, Imana izabitubaza. Reka dusoreze aha. Imana itubashishe. Imana yonyine nituyemerera ifite inzira izacamo. amen. Reka dushime Imana Uwiteka Nyiribihe, tukuzamura icyubahiro Mwami, kugira neza. yego Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Wadutumye muri iyi si kugira ngo tuyibemo, kandi tuyibanemo n'abadakijijwe. yego Twebwe dukijijwe, si ukugira ngo twakire iby'imibiri batugenera hanyuma birangiriraho. Twebwe nta by'imibiri dufite bihagije twabaha, icyo dufite n'iby'umwuka, ni ukubabwiriza agakiza abo dukorana, abatuyobora badafite agakiza.
Mana turasaba kugira ngo ukingura amarembo, umwuka wamanuka tuganiriza, twereka amarembo, inzira twacamo, imiryango twakomangamo, kugira ngo abo duturanye, abo ducanye ibyanzu, abo dukorana, abatuyoboye bakiraga kizamana. Wowe wenyine uzi inzira wacamo kugira ngo dukore uwo murimo waduhamagariye. Yego. Nshimye ko ubize neza kandi kutwemereye, kandi kuzabikora mu izina rya Yesu. Amen.